Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe uhita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Ukeneye kode bazifunguye ukwezi kwa gatatu, ukwezi kwa kane, twandike cyangwa uduhamagare utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mudasobwa cyangwa se amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze kanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru bucishijemo umurongo w'umukara ubereretse. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo kimwe cya nyacyo. Iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. B, ntihemerewe kuhahagarara. C, umuvuduko ntarengwa wemewe. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Aho ni kuri D. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Kino cyapa iyo ukibonye ni ukuvuga ngo mbere hari ibintu bari bakubujije kunyuranaho, bakubujije kurenza umuvuduko runaka, bakubujije ibintu byinshi bitandukanye. Iyo ubonye kino cyapa uba ugeze ahantu hari iherezo ry'ibyo bakubuzaga. Ibyo baba bakubujije mbere byose ugeze ku iherezo ryabyo, uhita ugenda uko ushaka, ukanyura naho uko ushaka, ugatwara ku muvuduko ushaka. Rero hano igisubizo cy'ukuri ni A, iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Ndizera ko waramutse ukihitamo, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Bonye ibyapa biri kukugora, nagukoreye video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Subiraho uyirebe kugira ngo ikibazo cyose cyerekeye ku byapa cyere kujya kikugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda, abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero imwe nibura hagati yabo nayo. Iyo bidashoboka kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Utarengeje ibihe bipimo ni ukuvuga ngo wenda uparitse ikinyabiziga cyawe hariya iruhande ku nzira z'abanyamaguru, ugomba kubasigira byibura akayira kangana na metero imwe kugira ngo babashe kugacamo bataje guteza umuvundo mu muhanda. Ibyo iyo bidashoboka kubahirizwa kandi aho hantu hakaba hari inkomyi, wowe umuyobozi w'ikinyabiziga kwakikira ufite umuvuduko ukurikira. Wowe muvuduko A kilometero 10 mu saha, B kilometero 20 mu saha, C kilometero 30 mu saha, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko iyo nkomyi niba ihari uzakurikiza umuvuduko wa biriya byapa biba bimanitse mu muhanda. Ntabwo uzakurikiza umuvuduko runaka, ahubwo uzakurikiza umuvuduko n'ubundi wakagombye kugenderaho ugeze muri ako gace. Murabizi biriya byapa biba bimanitse biri kugenda bigutegeka umuvuduko urajya ugenderaho.
ndakeka ko waramutse utamodi, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka nkufatire kode, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa ku ruhushya rw'agateganyo. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa turaza tukayikwigisha, yaba iyo kugufasha gutegura ikizamini neza cyangwa iyo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi. Mutwandike cyangwa muduhamagare tuze tubigishe. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujwe cyane cyane ahakurikira. Biba bibujijwe hehe? Ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. Umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ntabwo uba wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ariko nawe mu gihe uri kugendamo nta kinyabiziga mwigera muhura kubera ko habagendwamo mu cyerekezo kimwe. B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. C, ku mihanda ibisikanirwamo iyo ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bisikana butagifite metero 12, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini uba ubujijwe guhagarika ikinyabiziga cyawe waba umwanya muto cyangwa munini. Kubera iki? Niba uri kugenda mu muhanda, murabizi tugenda mu ruhande rw'iburyo, rero uba ubujijwe kwambukiranya umuhanda ngo ugiye guparika ibumoso. Hariya habateganye na parikingi iri iburyo, wenda parikingi iyo iri ibumoso irahagararwamo n'ibinyabiziga biri kuza bigusanga, uba ubujijwe kujya kuhaparika kubera ko muba muteganye, biragusaba kwambuka umuhanda ukajya guparikayo. Biba bibujijwe, ugomba guparika ikinyabiziga cya mwanya muto cyangwa munini mu ruhande n'ubundi uri kugenderamo, ntuparike mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga ushobora guhagararamo akanya gato cyangwa kanini. Niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndizakora icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa he ku kinyabiziga cyawe? A, ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga. B, ku gice cy'inyuma ku kinyabiziga. C, ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, kubera ko rero itara ndanganyuma niryo uba wanakoresha uri kubwira umuyobozi w'ikinyabiziga ukuri inyuma ko nta kibazo yanyuranaho, kandi murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Rero na rino tara riba rigomba kuba ari hahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ndizera ko waramutse, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura birahuri dukurikira. Ukabona imvura iraguye, ukabona hari utuntu turi guhanagura ibirahuri. Nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira tungahe? A, 2, B, 3, C, 1, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, 1. Nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira uduhanagura birahuri 1. Nibura hari icyo uzabona gifite 2, hari icyo uzabona gifite 3, hari icyo uzabona gifite 4, ariko nibura kiba gitegetswe kuba gifite 1. Ndizera ko waramutse, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo noye muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha ni uwuhe? A, umuyobozi w'ikinyamitende. B, umunyamaguru.
se umukozi ubifitiye ububasha, D umuyobozi wa bisi. Hano urabona igisubizo cy'ukurikiranye cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cyukuri nta kindi ni se umukozi ubifitiye ububasha. Wenda ugeze hariya kuri feruje kwa biriya bimenyetso bimurika ugasanga byapfuye, ariko ukasanga umukozi ubifitiye ububasha uba ugomba kumwubaha. Yanakubwira ngo hagarara ku murongo guhagarara umwanya muto ukaba wahagarara. Abo bakozi bafitiye ububasha ashobora kuba ari umupolisi cyangwa se umukorerabushake, ariko bafite ikintu kiri kumugaragaza cyangwa kimuranga. Ndakeka ko waramutamo se umukozi ubifitiye ububasha. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro, tari wahisemo neza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo umurongo mugari wera ucagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze ibi bikurikira. Kugira ngo ugaragaze iki? A inkombe mpimbano z'umuhanda, B ahagararwa umwanya muto n'umunini, C ahanyura abayobozi b'amagare, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haizo cyukuri nta kindi ni uwo murongo ushyirwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze inkombe mpimbano z'umuhanda. Muri make ahantu umuhanda ugarukiye ku nkombe z'umuhanda. Ndakeka ko waramusitamo ndizera ko waramuswe yandika ku papuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoro cyikure niyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira. Kugira ngo werekane ko wabonye ikimenyetso cy'umuyobozi w'ikinyabiziga uguturutse inyuma akakwereka ko ashaka kukunyuraho, ukoresha itara ry'icyatsi kibisi. None bari kukubaza ngo iryo tara riba rigomba gushyirwa he ku kinyabiziga cyawe. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. Hafi y'inguni ibumoso bw'ikinyabiziga, B inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga, C inyuma ahegera inguni y'iburyo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haizo cyukuri nta kindi ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kugira ngo werekane ko wabonye ikimenyetso cy'umuyobozi w'ikinyabiziga ushaka kukudepasa, ukoresha itara ry'icyatsi kibisi. Rishyirwa he ku kinyabiziga? Rishyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ubundi igisubizo cy'ukuri ni no B. Nuko hariya bahashyize iburyo, ubundi hakagombye kujya ibumoso, ubundi ugahita uhitamo B. Kino kibazo ariko bongera bakakigarura bavuze ngo inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, uhita ugihitamo ko rishyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Hano bavuze iburyo, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona babishyizemo, uhita ubikora mba mbikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara ijoro ryose, ariko kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe? Ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. C aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haizo cyukuri nta kindi ni D ibisubizo byose nibyo. Uba ubujijwe guparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini, cyangwa ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe.
hakaba hari biriya byapa bivuga ngo birabujijwe kuhagarara umwanya munini, ndetse n'aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi uba ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Ndizera ko waramutse modi, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa, nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa. Kudepasa bikorerwa he? A, mu ruhande rw'iburyo gusa, B, igihe cyose ni ibumoso, C, iburyo iyo unyura ku nyamaswa, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanye cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Abantu benshi bakunda kwica kino kibazo bahisemo B, ngo igihe cyose ni ibumoso. Kunyuranaho bikorerwa he? Bikorerwa ibumoso. Igihe cyose ni ibumoso, uzavuge ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko birashoboka ko ushobora kunyuranaho ugaca mu ruhande rw'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezemo, bitewe n'icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyuraho ari kujyamo, rero bikaba ngombwa ko unyuranaho uciye iburyo. Ariko kunyuranaho niba kubaza ngo kunyuranaho bikorerwa he, uzavuge ko ari ibumoso. Niba ngo igihe cyose ni ibumoso, uvuge ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko birashoboka ko byakorerwa n'iburyo nubwo bidakunda kubaho. Ndakeka ko waramutse modi, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ukeneye kode, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, umbwira ubwoko bwa kode ukeneye ngufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga mudasobwa mu gihe gito ukaba wayimenye, cyangwa amategeko y'umuhanda ukazakora rimwe ugahita utsinda, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigishe ujye mu kizamini ukore rimwe uhite utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki mu nkomane? Inkomane ni ahantu imihanda ihuriye. Kino cyapa ukihabonye cyaba gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, buso bwera, nta kirango. Atanga inzira ku binyabiziga binini. B, gabanya umuvuduko uha inzira abanyamaguru. C, tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. D, tanga inzira ku binyabiziga biturutse iburyo bwawe. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Kino cyapa iyo ukibonye mu nkomane ahantu hahuriye imihanda, utanga inzira ku binyabiziga biri kugenda mu muhanda munini ugiye kwinjiramo. Mujya munabibona, waba uri mu muhanda munini ukabona abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari kuza bagusanga mu muhanda, bari kuguha inzira ugakomeza. Rero mu gihe ari wowe uri kuva mu muhanda muto winjira mu muhanda munini, ugomba gutanga inzira ku binyabiziga biri kugenda mu muhanda munini ugiye kwinjiramo. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Subira ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebera video, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Wabona hari irindi somo ukeneye ko nkwigisha, ujyandika muri comment, ugakanda subscribe kugira ngo nindishyiraho uzahita ubibonera ku gihe. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Bigomba kugira ayo matara: A, amatara abiri ndangambere n'amatara abiri ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B, utugarurumuri tubiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Nta kinyabiziga cyabaho kidafite amatara abiri ndangambere ndetse n'amatara abiri ndanganyuma aba yashobora kwerekana ko icyo kinyabiziga gihagaze, ndetse n'utugarurumuri
tubiri. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo C ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C, uvuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa ahakurikira. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. N'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bikurikizwa gusa ahakurikira. Hehe? A mu masangano. B mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati yaho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. C ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haiso cy'ukuri nta kindi ni B. Mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati yaho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinze. Bishatse kuvuga iki? Bitandukanye n'ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere. Bino byapa bibuza n'ibitegeka utangira kubikurikiza ukimara kugihitaho. Ushobora kukibona imbere yawe kiri kukubwira wenda ngo ntiwemerewe kurenza umuvuduko wa kilometero 50. Mu gihe uri kuza ugisanga ushobora no kuba uri kugenda kuri 80. Ariko ukimara kugihitaho utangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa se ibyo kiri kugutegeka. Niyo mpamvu bavuga ngo ni mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati yaho gishinze, kuva aho gishinze n'inkomane ikurikiyeho pakubonye ikindi kikubuza cyangwa kigutegeka ibindi bintu. Ndakeka ko waramusamo B. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Tari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona. Hari ijambo abagenzi bakoresheje ntugire ngo bari kuvuga abanyamaguru. Bari kuvuga abantu bose bari gukoresha inzira nyabagendwa harimo n'abayobozi b'ibinyabiziga. Babibona gute? Ababonera gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura. B iburyo babona iby'ibara risa n'icunga rishije gusa. C babona iby'ibara ry'umuhondo ibumoso. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haiso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cyanya cyo. Tari wagisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu tutatuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icyambere. Kugira ngo ugihite ukibonera ku gihe ukanda subscribe aho hasi. Ikintu cyose kizaho ni cyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ujye ahita ugibonera ku gihe cyaba kino kizamini amasomo ngenda bashyiriraho. Na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ibihe binyabiziga? A ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. B ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Bibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000. C ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. Ibi dukoresha turi kubigisha gutwara mu gihe kuri direct tugira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haiso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. A ni igisubizo cy'ukuri, B ni igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ni igisubizo cyanya cyo. Bino binyabiziga biba bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6. Ndizera ko waramusamo D. Ndizera ko waramuskiyandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabera imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabugenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kibure hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira.
ntibireba ibihe binyabiziga, A velomoteri, B ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Niba ikinyabiziga gihagaritswe, ni ikamyo cyangwa se n'imodoka, iba igomba kugira ukuntu igaragazwa kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga bari kuza bayisanga bamenye ko ibabereye imbogamizi, bamenye ko bagomba kwitonda. Ariko ibyo ntibireba velomoteri, kubera ko velomoteri izatwara umwanya muto ku buryo itabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ndetse n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande nayo niba ihagarika itwara umwanya muto ku buryo itabangamira imigendere isanzwe y'ibinyabiziga. Niyo mpamvu yo iri tegeko ntireba bino binyabiziga byombi, velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Ndizera ko waramutse se, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora, murabizi ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zijye hejuru, uretse ubutaka butsiragiye butandukanye imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira, bwo kunyurwamo gusa n'abandi. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe: A abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranye umuhanda, B abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi, C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali mujya mubibona, mukabona nk'imihanda ibiri ijya mu cyerekezo kimwe, hagati harimo jaride n'indi mihanda ibiri. Rero hariya hagati hari jaride muba mubujijwe kuhagendera, keretse abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Wenda uri kwambuka umuhanda uhise ubona haje ibinyabiziga byinshi, hari hagati mw'ira jaride hari ahantu nyine n'ubundi haba hari inzira z'abanyamaguru bambukiramo, hari ubutaka butsindagiye bwigiye hejuru. Ubwo butaka uba ushobora kuba wahagazemo akanya gato mu gihe utegereje ko ibinyabiziga wenda bigabanuka, mu gihe ari kuri kwambukiranya umuhanda. Ariko muba mubujijwe kugenda muri hagati hari jaride, muba mubibujijwe. Niyo mpamvu hano duhisemo A abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bari kwambukiranya umuhanda. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo, neza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A inkomane banyuramo bazengurutse, B biremewe guhindukira, C inzira y'icyerekezo kimwe imbere, D birabujwe guhindukira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A inkomane banyuramo bazengurutse. Kino cyapa nukibona kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, uzakibona hari ahantu hari ibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni rompuwe, uba ugomba kuhanyura uzengurutse, kubera ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Kiri kugutegeka ngo ino nkomane bayinyuramo bazengurutse, banza uzengurukeho ubone gukomeza. Kino cyapa kirategeka, rero uba ugomba kubanza wahaca ubanje wazenguruka. Ndakeka ko waramutamo A inkomane banyuramo bazengurutse, ndizera ko waramutse ku papuro. Turabahisemo, ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ni ibihe binyabiziga bishobora
bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. A, ibinyabiziga ndakumirwa. B, ibinyabiziga bikora ku mihanda. C, ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisobanuro cy'ukuri na B ikaba ari igisobanuro cy'ukuri, aho ni kuri D. Hano wowe urabona igisobanuro cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Hazo cyukuri nta kinini D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa zambihance ni ibinyabiziga bikora ku mihanda. Biriya bikora ku mihanda biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Cyavuze ihoni ukamenya ko ugomba guhita utanga inzira. Ndakeka ko waramutamo D. Ndizera ko waramutse ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabashwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Kiba gifite ibimenyetso by'amabara sate cyangwa ibirango by'amabara sate. A, umweru n'umukara. B, umutuku n'umukara. C, ubururu. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Umweru n'umukara n'umutuku n'umukara bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano wowe urabona igisobanuro cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, umutuku n'umukara. Kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, harimo imodoka ebyiri. Iri iburyo iba isa umukara, iri ibumoso iba isa umutuku. Batubajije amabara n'umutuku rero n'umukara. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ndakeka ko waramutamo B. Ndizera ko waramutse ku papuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye urahita ukibonera kugiye kubona icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode tubwira ubwoko bwa kode ukeneye, utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba urose mu gihugu mu gihe kitarenze iminota 3 umaze kubona kode kuri telefoni yawe. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizamini neza cyangwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, turaza tukayikwigisha uri hano mu mujyi wa Kigali. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda uri kure nubwo waba uri hanze, mu buryo bwa online turakwigisha. Waba ushaka no kwiga mu ishuri tukakwigisha uri hano mu mujyi wa Kigali. Twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ndabakunda cyane. Imana ibaho umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.